Reka nguhe ikaze kandi nkwifuriza ibihe byiza nshuti mukunzi wa Newsroom TV. Nanone kandi ngarutse kuguha amakuru y'ibyagiye bitangazwa hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane twibanda ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara rero yakomeje guca ibintu, ni intambara nabonye yabaye amagasa kuri ubu ngubu. M23 irasa nkaho ihaye gasopo leta ya Kinshasa, FARDC ibwira ngo ndababuriye kuko mu minsi izaza nimwongera kugaba igitero nzabirukankana mbashyitse kure kandi nta muntu uzabankiza. Rero AFCM 23 yabwiye imiryango mpuzamahanga ndetse n'indi miryango ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imenyesha yuko barambiwe n'ibitero bimaze igihe byisukiranya mu bice bitandukanye, ibice bya Masisi, ibice bya Numbi, ibice bya Warikare ndetse n'ibice bya Minembwe. hose vuga bati ibi bitero turabirambiwe. Bati ibi bitero bikoreshwa intwaro zikomeye cyane, bigabwa mu duce turimo abaturage ndetse n'ibice turimo, byo byose ni ibitero bituzengereza. Bati ntago tuzigera na rimwe twongera kuba twavuga ngo twongera gutanga amatangazo, twongera tuvuge tuti baduteye oya. Rero ni ibitero nanone bikoreshwa n'indege zitagira abapilote ndetse n'izindi ndege za gisirikare. M23 ivuga yuko itewe impungenge cyane n'uburyo bari kongera abasirikare n'intwaro ku rugamba mu bice bitandukanye, bari kuzana ibikoresho byinshi cyane abahibu bari kwiyongera. Ndaza ndakubwira aho abahibu bari kwiyongera kuri ubu ngubu ku mirongo y'urugamba. Mu gice cya Masisi ibintu ntago bimeze neza. Mu kanya ndaza kugera ku ibitero biri kugabwa mu bice bitandukanye, nkubwire uko bimeze muri iki gitondo aho isasu riramukiye. Ariko kandi M23 ngiye kubwira imiryango mpuzamahanga ndetse n'indi miryango ikorera muri DRC ikayibwira iti twebwe dutewe impungenge n'ibyo turi kubona. Ati imirongo minini cyane, ingabo nyinshi cyane ziri kwisukiranya ku mirongo y'urugamba, abazanye ibikoresho bigezweho, ibikoresho bya gisirikare, ibikoresho bikomeye cyane ndetse mu bice bitandukanye bari kwiyongera, ariko cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo ahangaha bari kuvuga yuko hari abahibu bari guturuka mu Burundi, bari kuza birunda mu bice bitandukanye. Mwibutse ko muri Kivu y'Amajyepfo M23 na twirwaneho bananewe gushyigura ingabo za Kinshasa muri Poezero, byaranze pe. M23 ndetse na MRDP twirwaneho nabo barakane, baravuga bati aha mu Minembwe nta uzahadukura habe n'umwe pe. Bavuga bati rero kubera yuko ibitero byose muri kubipanga kandi mukaba mwazanye abasirikare benshi, mukaba mwazanye n'ibikoresho byinshi, ikintu kigiye kubaho ni uguhondagurana tutabajije habe na gatoya. Ati ibyo bitero byose muri gutegura nibyo bishyira mu kaga abaturage, ndetse mukarasa buhumyi, mukarasa mu birindiro byacu ndetse mukarasa n'abaturage. Ati kurasa mu buhumyi mu baturage nicyo kibi, kurasa muri eneo zacu cyase ku birindiro by'abasirikare ibyo nta kibazo, ariko kurasa ku baturage ikosa rikomeye cyane. M23 rero yongeye gutangaza yuko igitero cyose gishobora kuzagabwa n'ingabo za Kinshasa. Iyi coalition ngo bazayihondagura, bakayirukankana, bakayigeza kure cyane, bakayibwira bati ube iyo ngiyo natwe tube ino. Ntago tuzajya ngo turinda ibice twafashe gusa, ahubwo tuzajya no mu bindi bice. Bamwe baravuga bati ritangazo rirategura ko M23 ishobora kurenga imbibi ikaba yafata ibindi bice Kinshasa irimo, cyangwa se ingabo za Kinshasa zirimo. Ariko M23 biragaragara yuko amasezerano wabonye yuko ayisa nk'ayayikomera cyane, ko kuva hasinywa Washington ntabwo bongeye gufata ibindi bice. M23 rero biragaragara yuko itazongera gufata ibindi bice, ahubwo ishobora gusekiriza ibice ifite. Ibice byose ifite irashaka kuba yabikuramo ingabo za Kinshasa, cyane ko mu bice bikomeye cyane, mu bice bya Masisi hari kwisuka abasirikare benshi cyane. Izi soresore leta ya Kinshasa noneho ya traininze zaje zarubiye zivuga ziti kuri ubu ngubu nuko rwana no gupfa no gukira.
rero nubwo wumva ngo abazarendo bararwana ariko baba bafite backup y'abahibu n'abandi basirikare ba leta ya Kinshasa ndetse n'abarundi na FDLR, abo bose baba bafite bari nka backup yabo. Kuri ubu rero M23 iravuga yuko ingabo zayo ziteguye kandi ziteguye kurinda abaturage, ndetse ngo bafashe ingamba zikomeye cyane, ingamba izarezo zose zishobora gusubiza inyuma ingabo ziri huriro rya Kinshasa. Izi ngabo rero ngo bazazirukankana ndetse ngo bazishyire kure cyane, maze bahe umutekano abaturage, umutekano uhagije, maze barinde ibice byabo ndetse n'ibindi bice. Akuvuga ngo bagiye gushyiraho imbibi batagomba kurenga ngo bongere kuba babatera. Ibi ritangazo rero ryatanzwe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFCM 23, yavuze yuko nta kindi bazakora usibye kwirukankana iyi koalisiyo yose. Iyi koalisiyo rero kuri ubu ngubu iri kurwanira hehe? Iyi koalisiyo kuri ubu ngubu muri iki gitondo baramutse barwana mu bice bya Kibati. Bararamutse kuri ubu ngubu Kibati bararamutse barwana. Uribaza kubera iki M23 irwana kuba itava hariya muri Kibati? M23 ikigera Kibati yaravuze iti aha hantu kuharwanira ni umusozi uri strategique cyane kuko byagorana kwishyibura hari ahantu. Avuze ati kuharwanira baramutse baharwaniye bakatinga umuhanda, hanyuma bigatuma intwaro nyinshi zibageraho, intwaro zikomeye cyane ndetse na bya BM bakabizana kubera yuko hari umuhanda imodoka zajya ziza uko ziboneye. Kuri M23 rero yahisemo gufata kano gace iragakomeza, iravuga iti nta muntu numwe ushobora kutwambura kano gace, ntawe. Kuri ubu ngubu rero bari kurwanira hano muri ibi bice bari kurwaniramo bikomeye cyane, ndetse bivuga ko ibi bitero byatangiye kare cyane rwose mu gitondo cya kare, ndetse bari bacumbikishije hano hantu bamaze iminsi baharwanira ku munsi w'ejo. Ibitero byari byatangiye mu masaha yo mu gicuku, hari hatangiye ibitero pe hano muri Kibati. Ibi bitero rero byaje bizama abahibu benshi cyane, ndetse FDLR ndetse na wazarendo baje bikwije bavuga bati aha ni kurwana n'ubuzima. Urumva rero ibi bitero byatumye abaturage benshi bahunga, ndetse kuvuga yuko batangiye guhunga bava mu byabo kugira ngo barebe yuko bakira ibyo bintu byose, cyangwa se isenywa ry'ibikorwa remezo naryo rikomeje kubera ibi bitero. Abaturage nyine inzu bari gusenyerwa inzu kubera ibyo bibombe n'ibiki byose. Kuri ubu rero aha hantu haracyari imirwano mu buryo bukomeye cyane. Ni nako kandi mu kanya ndibuze nkubwire ibiri kubera mu bindi bice, cyane cyane nko muri mu bice ibyo ngibyo bya Minembwe. Ndaje nkubwire ibiri kuhabera, ndaje ndakubwira ibiri kuhabera. Kuva rero izo saha zo mu gitondo ibikorwa bya gisirikare cyangwa se ibitero bikomeje kuba hari ya Kibati, ndetse ni ibitero wabonye ko bifite imbaraga nyinshi cyane aha muri Warikare. M23 iravuga iti nta kundi no kurwana kugira ngo turebe uburyo aba bantu twahabakura tukabakura no mu bindi bice. Ibindi bice mu bice bya Kazinga, mu bice bya Kazinga nago ibintu byoroshye, abahibu bageze gutya bikuramo. Ariko uravuga ngo bikuyemo gute? Ntago ari ku bushake. Mu bice bya Kazinga FARDC yaharahakubitiwe n'amadrone ya M23. M23 iri kuzana drone ikarasa mu birindiro byabo ikabakubita. Babibonye baravuga bati ago twabivamo. Abahibu barikura baragenda, ndetse na wazarendo ziragenda. Kuri ubu ngubu Kazinga nta muntu urimo, nta musirikare urimo, iri yonyine na M23 ntabwo irajyamo. Iravuga iti bitabara agatego baba baduteze bigatuma batugirira nabi tukagwa muri ambushi zabo. Rero kuri ubu ngubu Kazinga iracyari yonyine, nta muntu uyirimo. FARDC yari irimo iyevamo,
abahibu barabibonye rero baravuga bati nta kundi twabigenza. Hanyuma abahibu bakomeje kwisuka ku bwinshi, baza ndetse bazana n'ibikoresho, ndetse rwose bava muri bino bice bya Mwima niho bari guturuka baza cyane ku mirongo y'urugamba. Ariko kandi M23 iravuga iti kama mbaya ni mbaya, gupfa no gupfa, nta muntu upfa kabiri, n'ubundi turarwana mpaka. Nanone kandi guhera nka saa 6 z'ijoro kugeza mu masaha y'isa 8 z'igitondo, ubwo reka mvuge ngo ni mu gicuku nako saa 10, nibwo ingabo za Kinshasa cyangwa se iri coalition ya Kinshasa yagabye ibitero ikoresheje za drone ikoresheje za drone za kamikazi mu bice bimwe na bimwe bya Bidegu, Gakenke, Mikenke, aho hose niho bari gukoresha izi za drone za kamikazi, ndetse na za drone zitwa Keti 6. Keti 6 rero, izi drone biravuga yuko izi drone burya ngo zitanga amakuru, nizo ziba ziri mu kirere zifata amakuru zohereza izi kamikazi zikaza zikituritsa zigashwanyagurika. Ibi bituma rero barasa mu mazu y'abaturage, barasa ku matungo, mbese ahantu hose nta na hamwe ibasiga, bararasa kandi rwose abaturage nubwo wavuga ngo akabi ntikamenyerwa, ariko izi drone muri ibi bice rwose zimaze kuhagira nk'ahantu hiwabo, kuko baraharasa buri gihe pe. Ubwo rero hano muri ibyo bice bya Mikenke na Gakenke na Bidegu, izo drone ziracyari mu kirere zirasagura. Ubwo urumva yuko batajya bahumeka habe na gato, abaturage nyine barahunga, bamwe na bamwe, abandi bakajya mu mazu zikabashwanyukiraho. Nawe urabyumva ko biba ari ibibazo bikomeye cyane. Kuri ubu rero M23 iravuga yuko imiryango mpuzamahanga itazongera kuyitakira, igiye gukora ibishoboka byose. Niba babonye ibice bamenshoninzemo na Minembwe, ibice bya Minembwe bikeneye kubohorwa pe mu buryo bwuzuye, kugira ngo iyi coalition ya Kinshasa itazongera guhirahira itera bano bantu. Niba ari kubakora poezero, bakabakubita bakabakura poezero, bakabirukankana bakabajyana kure cyane, bakajya bagaba ibitero baturutse kure cyane. Ikindi biragoye hano hantu kwashyira ubwirinzi bw'ikirere, biragoye pe, kuko ubwirinzi bw'ikirere burahenze, kandi kugera hariya nabyo bishobora kuba bigoye cyane. Ariko ubwo bazakomeza bashyiraho ingamba zo kuba barasa izi drone. Izi drone ni batazirasa, izi drone zarasa mpaka, kuko Kinshasa ntago izigera ihara ibice na bimwe yambuwe, kuko ntago ishaka guhara, ahubwo abaturage bazahashirira, ariko n'abasirikare babo bazahashirira, kuko M23 nayo ikore ko ishoboye kugira ngo bamenemo ikintu bita urusoro ruturutse ku madrone. Utudrone n'utudrone ewana muri poezero turabahondagura. Ngira ngo urabizi mu minsi ishize yuko poezero baharashe, ndetse na Mikenke baharashe. Ibyo bice byose ntago M23 yabyorohera. Kuri ubu rero ibitero biracyakomeje mu bice bitandukanye. M23 iragaragaza yuko yashyizeho ingamba zifatika zo kwirukana coalition yose, ndetse buri kintu cyose bagomba kugikoresha, byaba ari udufuni, byaba ari udushoka, byaba ari isasu, ntabwo bari kuborohera, bari kurwana mu buryo bukomeye cyane. Ikindi cyateje impaka zikomeye ku munsi w'ejo, urabizi ko ari tariki 3, itegeko nshinga kuryamagana, bavuze bati tuzakora icyo bita ville morte. Ntawemereye kujya ku ishuri, ntawemerewe kujya mu bucuruzi, ntawemerewe kujya guhinga, ntawemerewe gukora icyari cyo cyose, nukuba twakwamagana itegeko nshinga. Ariko kandi nubwo bavuga bati kwamagana itegeko nshinga, nkubwiza ukuri, leta ya Kinshasa cyane polisi yakaniye, ivuga yuko nibaramukana rimwe bashaka guhirahira bazaraswa. Ariko nabonye abaturage baro bavuga bati mushaka muzaturase nta kundi. Hanyuma rero hari urubyiruko rwibumbiye muri Ruca, rwavuze ruti tugiye kwigaragambya muri Butembo, muraje mubibone, turigaragambya ku itariki 3. Nta muntu uzongera gusohoka mu nzu, usohoka mu nzu
aze yamagana itegeko nshinga ryabaye itegeko nshinga, mbese igihugu cyuzuye umwiryane ukomeye cyane. Amashyaka ya politike yahagurutse, ishyaka rya Moise Katumbi ryavuze riti muze mudushyigikire ubundi tukwereke icyo dukora. Gufungura amaduka n'amasoko birabujijwe. Ibintu bita ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se hari abantu badoda n'ibiki byose, ibyo bikorwa birabujijwe. Ikindi cya kabiri, nta muntu ugomba gukora ingendo zitari ngombwa habe na gatoya. Izindi serivisi zimwe na zimwe zihutirwa, aho wenda wabikora nko kujya kwivuza n'ibindi, izo serivisi wazikora, ariko nta zindi serivisi zemewe. Ibikorwa rusange bishobora kugaragaza ko abaturage badashyigikiye abirwanya, ibyo bikorwa ntago babishaka, barashaka kurwanya itegeko nshinga. Rero nanone polisi yababuriye iravuga iti mwabantu mwe mufite ikibazo cyane, turabarasa, turarwana. Kuri ubu badiployinze ahantu hose, badiployinze, ibintu bimeze nabi pe, byakomeye. Mu rwego rwa politike nta kintu na kimwe kiri kubuja. Ubwo rero dutegereje itariki 3 turebe bizaberamo, niba abakongomani bazaraswa, niba abakongomani nabo bazarasa, niba bazaba bafite umutwe ushobora kurasa n'ingabo, simbizi, ntabwo tubizi neza. Itegeko nshinga rigiye guhindura igihugu umusaka. Iri tegeko nshinga bavuga ngo ririmo iki? Kuki baryamagana? Abantu benshi baravuga ngo ni uguhindura manda z'umuyobozi. Ese Tshisekedi arabona ari umuntu ushobora guhindura manda abaturage bakabiyemera? Nibyo bizatuma ibice byinshi bicika. Ibice bya Katanga byavuze yuko ngo bizahita byigenga, ngo bazahita abaswahili bigenga, bavuga bati twebwe tugiye kwigenga. Igice cy'uburasirazuba bwa Kongo, icyo ngicyo ntago bazigera batora itegeko nshinga, referendum ntago izahaba. Ibyo ngibyo rero nibyo bavuga bati ese abadepite mwatorewe muri ibyo bice muzasigara hehe? Ikindi nanone Ituri, umenye yuko hari Ebola, hari imirwano na Thomas Rubanga uyoboye CRP, biragoye naho ko haberayo amatora ya referendum. Ubwo rero ibyo bice byose byagiye, Tshisekedi azasigarana ibyo hejuru iyo ngiyo iwabo abiyobore, ubwo ngubwo abandi babwambure ubwene gihugu, kuko iri tegeko nshinga rije rivuga yuko bagomba kubambura ubwene gihugu. Nta bwene gihugu bubiri bwemewe, kandi abantu mu burasirazuba bwa Kongo babita abanyarwanda. Nicyo kibazo kirimo gikomeye. Rero wabonye yuko ibice bya hano Kivu zombi ntago bari kuvuga ku bigendanye n'itegeko nshinga. Reka ibyo ntago bari kubivuga habe na gatoya, ntago bari kubivuga. Baravuga bati twebwe ikitureba ni ukuba twarebera ibi bice, nta kindi dushaka. Hanyuma nanone reka tujye Ibaraka rwose, umusirikare wa FARDC yafashwa kubitwa n'abaturage. Umuhibu yakubiswe n'abaturage akabuno karatota pe, bamukubise undi arabacika. Bari abasirikare babiri, umwe arabasiga pe. Muri Ibaraka byari bikomeye cyane. Kubera iki? Babahondaguye, babashinjaga kwambura abantu ku ngufu ibintu byabo, ndetse n'ibindi byaha bagenda bashinjwa by'ubugome. Hanyuma rero mu masaha ya nimugoroba ku munsi w'ejo nibwo bakubiswe aba basirikare. Abasirikare babiri bari bambaye impuzankano za gisirikare, bageze muri ako gace. Umwe muri bo yari yitwaje intwaro, kandi rwose bikekwa ko bari baje kwambura abasore ibintu byabo, nako abaturage ibintu byabo. Hanyuma aba basore barabahondagura, babakubitira yuko bibye. Barabakubise rero, umwe arabacika, undi baramukubita, baramunoza byanyabyo, ariko bagukubitira umuhibu. Ibaza abaturage bakubise umusirikare udasanzwe wo mu ngabo z'igihugu. Uwo musirikare rwose uvuga ko yitoje ibintu byinshi bya gisirikare, ndetse anakomeye, yambaye ibintu byinshi cyane ku mubiri we. Ibaze kumufata ugakubita, ugahondagura. Bahise bafatwa n'abaturage b'abasirikare. Abaturage bari barakaye cyane, barakajwe n'ibikorwa by'ubujura n'ubwambuzi aba bantu bamaze iminsi babakorera. Barabafata, umwe arabacika, ariko undi baramufata, barahondagura, barakubita. Bamukubise rero
ewana haza gutabara abandi basirikare, baza gutabara abashinzwe umutekano, bavuga bati rwose murekera aho ngaho muramunogeje, ewana muramunogeje pe. Undi yacitse aratoroka arigendera, aragenda rwose. Ariko biravuga yuko inzego z'umutekano zigomba nawe kumufata maze akaryozwa ibyo bintu byo kuba yakwiba. Rero nuko nguko nyuma y'akanya gato itsinda ry'abazarendo ryageze aho ngaho byabereye, risanga abaturage benshi bateraniye aho ngaho. Uwo musirikare yarafungiye cyangwa se bari bamufungiye, abarwanyi bahise bafata cyangwa se batatanya abaturage. Urumva kutatanya abaturage no kurasa hejuru, bararasa koko kugira ngo birinde yuko ibintu byarushaho gukomera, cyangwa se ngo abasirikare bagirire nabi abaturage, barabatatanya maze nuko byagenze baramutabaye. Nuko rero byagenze, abazarendo nibo batabaye umuhibu bari bamuhondaguye ewana kabisa, bari bamwishe, bari bamukubise bya nyabyo. Nguko uko byagenze ku munsi w'ejo w'itariki ya mbere, byari ibibazo cyane muri ibyo bice. Impungenge ziracyari cyo zose rero ku bikorwa bya gisirikare bikomeje, birimo ubujura, birimo ibiki byose, baza abasirikare ba leta kwiba. Ibi bintu biba bibabaje cyane, abasirikare bundi bagomba kujya ku mirongo y'urugamba bakarwana, ntabwo bagomba kujya kwiba. Kuza kwiba witwaje intwaro ni bibi cyane, ni ibintu by'amakosa. Nguko rero reka nkushimire cyane wowe wamaze gukora subscribe, niba utarayikora ariko ndakubwira rwose nyamuneka ndagusabye ni imbabazi z'Imana, kora subscribe nyamuneka kandi kuri like. Ariko byibura abantu 30 40 50 mukoze kuri like byaba ari bibi. Utanze comment ukavuga uti turi kumwe rwose amakuru ni meza, cyangwa se ibi wavuze nabi sibyo, aka gace siko, aha niho, nta kibazo. Ibyo ngibyo ndabyemera kuko mba ngomba gukosorwa, ni byiza cyane kandi rwose ndabyemera cyane. Ubwo rero nyamuneka reka mujye muduhutera inkunga. Ariko sinasoza ntakubwiye ko abajenerali bakomeye cyane, abageze muri 5 n'abakoroneri, abo bose bagiye kugezwa imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Abarimo General Major Maurice Nyembo Kufi ndetse na Brigadier General Chinyambuma Kamukinde na Brigadier General John Ngoyi ndetse na Brigadier General John Sangwa Mohamed. Rero abo ngabo ndetse n'abandi ba generali bagiye kuba bagezwa imbere y'urukiko, barashinjwa iki? Gushaka guhirika ubutegetsi. Harimo abakoloneli barimo ni Koloneli Igi Mukombozi Zahinda, Koloneli Pathi Sangwa Rumbu na Koloneli Christopher Chibangu Kenge. Ku munsi wo kuwa kane rero bagiye kugezwa imbere y'urukiko, barashinjwa ubugambanyi bugamije gushaka guhungabanya ubutegetsi cyangwa se gukuraho ubutegetsi buriho. Barashinjwa ubuhemu ku gihugu cyangwa se guhemukira igihugu. Barashinjwa gushyigikira cyangwa se kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ashobora guteza imvururu cyane mu rubanda, kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare, harimo no gutunga intwaro mu buryo ngo bunyuranyije n'amategeko, ndetse guta umurimo wa gisirikare no guhunga igihugu bakagenda. Bamwe na bamwe barahunze, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gushyigikira cyangwa se gushigikiriza abasirikare gukora gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo ndetse n'amahame ya gisirikare ntibabikore. Uyu rero wavuzwe cyane mo hano ni General Christian Chiwewe, wamenyekanye cyane mu ngabo za FARDC nyuma yo kuyobora umutwe ushinzwe kurinda perezida wa Repubulika ya DRC mbere yo kuzamurwa mu ntera akagirwa umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Bahise bagira gutya bamukubita muri kasho kubera yuko ngo yagambaniye igihugu, ashaka kuvuga ati yeweho rwose ninge ufite mu biganza perezida kubera ko ndamurinda cakana namumena. Ibyo rero ngo bashobora kuba barumviriza telefone bakayumviriza bakavuga bati uyu muntu afite umugambi mubi, bakajya bakora iperereza nabo bafatanyije bose bakagera babarunda muri gereza. Reka ngushimire cyane, reka nkwifurize ibihe byiza.